Twongeye kubaha ikaze muri studio za Ishuri TV. Ishuri TV ni YouTube channel ibagezaho amasomo atandukanye n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Aho mu masomo tubagezaho harimo electronics, basic electronics and advanced electronics, gastronomy, isomo rya gastronomy aho tubigisha ibijyanye no guteka n'imirire myiza muri rusange, music instrument, gucuranga ibikoresho bya music nka piano, gitari n'ibindi. Ibiganiro harimo menya uko bikora na entertainment time. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu mushya muri studio nkuko tubibona ibumoso bwanjye. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Habiyambere Jean Marie, banyita chef gastronomique international. Ningewe nzajya mbagezaho amasomo yerekeranye na gastronomy muri rusange. Muri rusange gastronomy ni ibyerekeranye n'igifu. Muri kumvamo ijambo ryitwa gastronomy cyangwa gastric biba bigaragara ku byerekeranye n'igifu. Twebwe rero kuvuga ngo iyi ndyo nziza, imirire myiza kugira ngo ugire ubuzima bwiza nuko uba wagize ikintu kizima washyize mu gifu. Igihugu cyacu kiradukeneye kugira ngo tugikorere kandi tubashe kwihaza mu mirire. Hirya y'ibyo tuzabigisha amasomo yo kumenya gutegura indyo yuzuye muri rusange. Hirya y'indyo yuzuye tugomba kumenya gutegura amasomo imirire myiza ikwiriye urugo ruzima, ku buryo hatazabonekamo abafite ibibazo by'imirire mibi kubera ko indyo itari yuzuye, abafite ubunini bukabije obesity cyangwa se umubyibuho ukabije. Ibyo byose rero biri mu byo tuzakemura kugira ngo abatwumva n'abazadukurikirana amasomo yacu ibyo bikemuke, gutyo tugire imiryango yacu imeze neza, fine living. Murakoze. Murabyumva, amasomo tugiye kujya twiga rwose ni amasomo y'ingirakamaro. Jean Marie, ubundi mwakwibwira abadukurikiye kuri Ishuri TV. Jean Marie mu magambo make, Jean Marie ni muntu ki? Jean Marie ni umuntu ukuze ufite inararibonye mu byerekeranye n'imirire. Jean Marie yagiriwe ubuntu bwo kubyiga. Natangiye akazi ka hospitality muri rusange guturuka muri 1979. Natangiye na Hotel Meridien Umubano igitangira. Rumwe muri bake batoranyijwe turangije amasomo yo muri village Urugwiro. Ndangije nkorana nayo ngiye ubuntu bwo kujya kwiga mu Budage. Nigayo twagomba kwiga ibintu bya gutegura amafunguro n'ukajya, ariko byongeyeho ku burambe nari nsanganywe imyaka 3 muri hoteli y'inyenyeri 5 byabaga bihagije, ariko none nagira ubuntu bwo kongeraho ubwo bumenyi rero nshaka kubasangizaho. Nyuma yabwo nagiye mu Budage muri 82 ngaruka 87. Nyuma yabwo y'amasomo naranakoze nkora mu Budage, ngarutse nayoboye amahoteli manini kandi menshi mu byerekeranye n'imitegurire y'amafunguro, preparation de menu, n'imitegurire yo kwakira abashyitsi. Ibyo byose biri mu bushobozi bwanjye. Ndagira ngo mbamenyeshe ko inshuti mutwumva, inshuti mudukurikiye, muzagirirwa neza no kugira ubumenyi buhagije. Urumva ko mfite imyaka irenze 40 muri culinary arts cyangwa se muri art culinaire. Aho ngaho rero tuzafatamo ubumenyi buhagije. Nabugiye ngo n'ubu hari ahantu ntanga amasomo ya gastronomy international training center. Ibyo ngibyo tuzabigeraho ubutaha, ariko n'ubundi natwe twiteguye gufatanya nawe muri byose. Murakoze. Murabyumva ko dufite umugisha abadukurikiye kuri Ishuri TV. Dufite umugisha wo kuba dufite umuntu ufite inararibonye mu bijyanye na gastronomy, ibijyanye n'imirire, bijyanye n'imirire myiza. Turabararikira gukomeza gukurikira amasomo tuzajya tubagezaho rwose kuri Ishuri TV. Tubasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo amasomo ajye abageraho ku gihe.